Muraho neza nanone abateze amatwi abakurikirana cano ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, nongeye kubaramutsa batashya abaje vuba cyangwa se aho tutari duherukanye. Nitwa Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro nk'uko mubizi, tukaba tuganira ku kinyarwanda, ururimi rwacu, umuco wacu ndetse n'amateka y'igihugu cyacu, kuko ari iby'ingenzi bigomba gusigasirwa kandi bigomba kurindwa kugira ngo bitazaducika cyangwa se bikazimira cyangwa se bikazima. Ni ibintu rero tugomba gusigasira. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mivugire inoze y'ikinyarwanda, ururimi rwacu, n'amakosa tujya dukora cyane cyane abakiri bato ndetse na bamwe mu bakuru rimwe na rimwe, n'uburyo twayakosora kugira ngo turusheho kuvuga ururimi runoze, turusheho kuvuga ikinyarwanda gikwiriye, kitarimo gushyoma, kitarimo urukonjo, kitarimo amakosa. Rero mutega amatwi, nihagira ijambo wunguka utaruzi, ikosa wakoraga utaruzi ariko umenye ugiye gukosora, utumenyeshe muri comment. Nihagira ijambo wenda ujijinganya ukibaza niba urikoresha neza cyangwa nabi, ukaba ushaka kuba watumenyesha nabwo utumenyeshe muri comment. Rero muhawe ikaze rwose muri iki kiganiro. Ntaribagirwa wenda ngo ngire amazinda cyangwa se binceho nubwo ntari umusaza, reka duhere ku ndamukanyo. Indamukanyo bamwe bajya bita insuhuzanyo, ariko mu by'ukuri ni ukuramukanya, bityo ni indamukanyo. Mu kinyarwanda hari abajya bayoberwa icyo basubiza, bakabura ayo bacira n'ayo bamira, bagakanaguzwa kubera ko baramukijwe gusa. Izi ntabwo ari muraho neza, mwaramutse, amakuru, izo abenshi turazizi, ariko hari indamukanyo z'ikinyarwanda zijya zicanga abenshi, ugasanga babuze aho bakwirwa kuko baramukijwe. Urugero, wenda umuntu ati amashyo, ukabura icyo uvuga, ukabura icyo umusubiza, cyangwa se ati gira umugabo, nuko ukabura ayo ucira n'ayo umira. Reka rero tugaruke kuri izo ndamukanyo zikunze kwisoba benshi, maze tuzisobanukirwe. Iya mbere twavuga ni indamukanyo amashyo. Ahangaha iyo umuntu agusuje ati amashyo, akuramukije, uramwikiriza uti amashyo ngore. Ahangaha aba akwifurije kugira inka nyinshi. Amashyo ni inka nyinshi, ishyo ni inka, itsinda ry'inka nyinshi. Akenshi byabarirwaga mu nka 30. Ibyo nabyo abatabizi babimenya. Rero umuntu nakuramutse ati amashyo, uzamusubiza uti amashyo ngore. Nanone abakuru bajya baramukanya bati gira umugore, cyangwa se bati gira umugabo. Icyo gihe ntabwo uhita witakuma utoya ndamufite, cyangwa se uti ndacyari muto, cyangwa ngo ubure aho kwirwa, cyangwa ngo umanjirwe, ahubwo urasubiza uti ndamushimye. Gira umugabo, ndamushimye. Gira umugore, ndamushimye. Nanone umuntu ashobora kukuramutsa akwifuriza umugisha wo kunguka urubyaro, abana, amaboko y'umuryango. Icyo gihe urasubiza uti ndabashimye. Gira abana muvandimwe, urasubiza uti ndabashimye. Izo ndamukanyo rero ntizagire uwo zisoba mu bakurikira ibiganiro byacu, utaruzizi azimenye, ndetse n'uwajyaga azikoresha nabi cyangwa akazijinganyamo asobanukirwe kurushaho, twiyungure ubumenyi, duhugukirwe n'indamukanyo za kinyarwanda. Nyuma rero yo kumva indamukanyo, reka tugaruke noneho ku magambo ajya akoreshwa nabi, arimo amakosa dukwiriye kwitondera no gukosora kugira ngo tutagwa mu mutego wo kuvuga ikinyarwanda gikocamye ndetse no gushyoma. Ibi babyita gushyoma mu kinyarwanda. Uzumva umuntu avuga ati umujakazi, uzumva umuntu avuga ati ubusobanuro. Tugiye rero kugaruka ku mikoreshereze ikwiye y'ijambo ntago, ijambo ubusobanuro, ijambo umujakazi, ndetse n'imikoreshereze inoze iboneye y'impakanyi nta n'impakanyi si mu kinyarwanda. Mbere na mbere reka duhere ku ijambo ubusobanuro. Iri jambo ntiribaho, ntabwo bavuga ubusobanuro, bavuga ibisobanuro. Iyo ari kimwe bavuga igisobanuro, hanyuma byaba byinshi bakavuga ubusobanuro, bakavuga nako ibisobanuro.
ntabwo rero bavuga ubusobanuro ahubwo bavuga ibisobanuro. Ikindi ijambo umujakazi abenshi bakunze kuvuga, akenshi iri ngiri ryumvana abakuru n'abari mu kigero gikuru cy'imyaka baciye akenge, ariko ukumva umuntu aravuga ngo umujakazi. Umujakazi rero ntibibaho Abanyarwanda, habaho umuja n'umugaragu, nta mujakazi ubaho. Ibi ndabijyanirana n'ubuhake kugira ngo abakiri bato babisobanukirwe. Mu Rwanda rwo hambere habagaho icyitwaga ubuhake. Guhakwa rero ni ugukorera umuntu w'umutunzi ukurusha amaboko, ukurusha mikoro, ukamukorera imirimo agutuma, agusaba kumukorera, hanyuma nawe akakwitura agutunga ukaba mu rugo rwe ndetse akanakugabira. Icyo gihe uri umugabo uri umugaragu uhakwa na shebuja, uwo nguwo uguha akaba yitwa sobuja, hanyuma wowe uhakwa ukitwa umugaragu. Hanyuma rero iyo uri igitsina gore uba uri umuja wa shobuja na nyokobuja, hanyuma nta mujakazi rero wabaho, kubera ko urumva uhatswe w'umugore aba ari umuja. Ubundi umusumakazi mu rurimi rw'ikinyarwanda uganisha ku gitsina gore, ariko ahangaha ku muja ntabwo umujakazi yabaho, kuko umuja n'ubundi aba ari umugore. Umujakazi rero ntibibaho, ntitugashyome tuvuga amagambo atabaho. Ubutaha nukenera kuvuga umuntu uhatswe w'igitsina gore, ujye umenya ko ari umuja. Umujakazi ntabaho mu kinyarwanda. Ikindi twagarukaho ni uko iyi mibereho y'ubuhake yakuweho n'umwami Rudahigwa mu mwaka w'1954. Rudahigwa rero nibwo yahagaritse ubuhake mu Rwanda, maze abagaragu n'abaja bavaho. Urumva rero yuko na n'ubu haracyari abakorera abandi, ariko ntabwo ari mu buryo bw'ubuhake. Rero ubuhake nuko bwavuye mu Rwanda bukuweho n'umwami Rudahigwa. Mutara wa gatatu Charles Rompierre wabatijwe akitwa atyo, niwe rero wahagaritse ubuhake mu Rwanda mu 1954. Ibyo twagomba kubigaruka kugira ngo mwumve ibijyanye n'ubugaragu ndetse n'ubujakazi butabaho. Nizera ko rero mubisobanukiwe, ntihazagire umuntu wongera kubijijinganyamo. Reka noneho tugaruke ku mikoreshereze y'impakanyi nta n'impakanyi si mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iyo ushaka rero guhakana, twese turabizi ko uvuga uti ntabwo nzi, cyangwa se ntawe nabonye. Iyo nta, ako kajambo nta ni impakanyi, kaba gahakana. Nta mwana ukwiye gusomywa ku nzoga, urumva ko kaba gahakana mu nteruro. Rero hari abantu bajya babyitiranya, bakitiranya impakanyi si n'impakanyi nta mu mikoreshereze. Ukumva umuntu aravuze ati suzi ko ntakubeshya, sunzi se njyewe. Iyo mivugire ntibaho. Nta muntu uvuga ngo suzi, nta muntu uvuga ngo sunzi, ahubwo bavuga ntunzi cyangwa se ntuzi. Rero impakanyi si ikoreshwa kuri ngenga ya mbere gusa y'ubumwe, njye sinzi, njye sindi umuganga, ariko ntabwo ikoreshwa ku zindi ngenga. Nta muntu uvuga ngo wowe suri umuganga, ahubwo aravuga ngo wowe nturi umuganga. Rero impakanyi si ntabwo ikoreshwa kuri ngenga zindi uretse iya mbere, njye yonyine. Rero ntitugashyome, ntitukavuge ikinyarwanda kitanoze ngo tuvuge ngo subizi, subizi, sunzi, subibona. Ntabwo bibaho, ahubwo bavuga ntubibona, ntubizi, ntunzi, ntubikunda. Iyo uvuye rero kuri ngenga ya mbere njye, ujya ku ya kabiri wowe, iya gatatu we, iya kane twe, iya gatanu mwe, n'iya gatandatu ubo. Izo zose dukoreshaho impakanyi nta. Urugero, dushobora nko kuvuga ijambo inshinga kumenya, sinzi, sinzi, cyangwa se ntabwo nzi. Ibyo ni ikinyarwanda kinoze. Ariko suzi, situzi cyangwa sibazi ntibibaho. Tuvuga sinzi, ntuzi, ntazi, ntituzi, ntimuzi, ntibazi. Iyo rero urenze ngenga ya mbere ukoresha impakanyi nta. Impakanyi si ntabwo ikoreshwa. Ndizera ko rero dusobanukiwe imikoreshereze y'iyo mpakanyi
ndetse n'amagambo aboneye mu cyimbo cyari ataboneye twabonye tujya dushyomamo tukavuga ikinyarwanda gikocana. Duhugukirwe rero no kumenya imikoreshereze iboneye y'ururimi rwacu, tumenya neza ibisobanuro n'imikoreshereze by'amagambo tugarutseho muri iki kiganiro. Wowe dukurikiye rero tumenyesha ngo ijambo rishya wungutse muri ayo ni irihe, iryo wakoreshaga nabi ugiye gukosora ni irihe, ibyo wari usanzwe uzi wishimiye ko tugarutseho ese ryo byaba ari irihe, cyangwa se ijambo ujijinganyaho utazi niba ukoresha neza wifuza ko twazagusobanurira mu biganiro by'ubutaha ryo ryaba ari irihe. Ijambo wifuza ko wenda twazagusobanurira ryo ni irihe, twandikire muri comment. Niba rero wakunda ikiganiro cyacu ntiwibuke gukanda like kugira ngo bijye bitugaragariza ko turimo gufasha abantu kungukirwa n'ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'amateka y'u Rwanda. Kandi niba wamaze kureba ikiganiro cyacu ntiwibagirwe kugisangiza n'abandi kugira ngo nabo bungukirwe n'ibi biganiro dutanga ku mateka, ururimi n'umuco byacu. Mwakoze cyane rero kubana natwe, mwari kumwe nanjye nk'uko bisanzwe Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro, wishimira cyane umuco nyarwanda, ukunda igihugu cyacu kandi wishimira ko amateka y'igihugu cyacu atazima ahubwo yakomeza gusigasirwa kugira ngo dukomeze kuba abanyarwanda baboneye. Burya utazi yava ngo ntamenya yajya. Ikinyarwanda rero dukomeze tugihugukirwe. Njya numva abavuga ngo ikinyarwanda kirakennye, ariko buri ikinyarwanda ntigikennye, ahubwo nitwe tugikennye. Mureke rero twikenure mu kinyarwanda. Kwiga ni uguhozaho, kimwe no kwigisha nabyo ni uguhozaho. Dukomeze twiyungure ubumenyi, tubwungurane mu kinyarwanda, amateka ndetse n'umuco by'igihugu cyacu. Mwakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza no gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Niba ari ubwa mbere dukurikiranye cyangwa se ukaba utarakora subscribe kugira ngo tujye tukugezaho ibiganiro bikugereho bidaciye hirya no hino, kandi buri uko dusizeho ibishya ubimenyeshwe, wibuke gukora subscribe kugira ngo udushyigikire mu biganiro byacu. Mwakoze cyane rero, mukomeze kugira imana n'amahirwe ishya mu byo mukora byose. Yego, mukomeze rero kurumbukirwa. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro. Ndabasezeye, mugire abana, mugire abagabo n'abagore, mugire amashyo. Ngaho nimunsubize muri comment.